umutoza w'igihugu y'Ubufaransa Didier Deschamps aganira n'itangazamakuru abamubaza impamvu Kylian Mbappe ataje muri equipe nationale. Aravuga ati I had an exchange with Kylian. He has a problem which is not serious. I am not going to take a risk, which is why he is not in the squad. Aravuga ati nagiranye ikiganiro na Kylian Mbappe ambwira ko afite ikibazo kidakomeye, atariko rero nanze gufata risk yo kuba rero namushyira muri squad rero cyangwa se mu bakinnyi naje kuba amamagara muri equipe nationale y'igihugu y'Ubufaransa. Ati ubwo rero nanze kumuhamagara ataramera neza ijana ku ijana. Avuga ati niyo mpamvu rero naje kuba nyine mpamagara Kylian Mbappe. Ubwo rero Kylian Mbappe nyine azaba nyine agaruka mu equipe nationale y'ubutaha. Bamubaza kandi ku kibazo cy'umuvandimwe abamwita Antoine Griezmann, ni Griezmann kabisa rero waje kuba nyine asezera mu equipe y'igihugu y'Ubufaransa rero ku myaka ya 33 amaze kubakinira nyine imikino 137. Vayimwe rero Didier Deschamps aravuga ati he had such an impact that we cannot play in the same way. Aravuga ati ni umugabo wagize uruhare rukomeye kabisa rero mu mikinire yacu. Ati ntekereza ko rero tudashobora kuzakina rero mu buryo twari dusanzwe dukinamo kabisa rero anuka nyine yagiye atangaza. Ubwo rero bakomeza bamubaza bati se kuri kuvuga ko tuzakina mu buryo ubumwe, ese waba ugiye kuba wahindura systeme wakinagamo? Avuga ati I am not necessarily going to change the system, but I am not going to look for any equivalent player. Avuga ati ntabwo nzahindura gahunda yenda yuko nakinaga neza, atariko ntabwo nanone ndi gushaka umukinnyi nyine umeze nkongo kabisa rero. Ati nyine byumvikana ko nyine guhindura systeme ntabwo nahita nyihindura totally kabisa rero. Ati nzakomeza nyine ndebe ko kabisa ibintu byifashe muri equipe y'igihugu y'Ubufaransa rero. Nibyo rero umutoza bita Didier Deschamps yaje kunyine cyangwa se yakomeje kugenda nyine n'ubundi nyine agenda kabisa avugaho rero kabisa rero. Ngo rero Mwino wita Christopher Nkuku kabisa rero akaba rero nyine waje kuba nyine ajoininga none kandi rero equipe y'igihugu kabisa rero y'Ubufaransa. Ubwo rero kabisa rero nuko bimeze. Mwana wita Ngolo Kante nawe ntabwo yaje kuba nyine agaragara muri equipe nationale nyuma ya Kylian Mbappe Le Brun kabisa rero nyuma ya Kylian Mbappe rero utagaragaye mu equipe nyine y'igihugu y'Ubufaransa Le Brun. Rero no kubihanga amaso tukareba ko biranza kuba nyine bimeze kabisa rero. Ese equipe y'igihugu y'Ubufaransa idafite Kylian Mbappe, nigire Ngolo Kante, nigire Antonio Griezmann, iraza kuba ibaho gute kabisa rero. No kubihanga amaso tukareba rero ko Didier Deschamps azaba ayitwara muri rusange.